Ndagusuje cyane mwene data, ndirengera kandi ndizera ko ukomeje kugubwa neza. Wowe ukurikiye Spirit and Truth Living, ndakwifuriza ibihe byiza kandi ndakwifuriza amahoro ava ku Mana. Muvandimwe, ikintu kirusha ibindi byose agaciro ufite wari ukizi ni ubuzima bwawe. Buri ibintu byose waba utunze, ushobora kuba ufite imitungo igiye itandukanye, ushobora kuba warize amashuri runaka, ushobora kuba utaranize, ariko hari ikintu runaka utunze wumva ko ari icy'agaciro. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nta kintu na kimwe utunze kirusha agaciro ubuzima bwawe. Hari abantu benshi batunze byinshi, ariko uyu munsi bifuza ko nibura bakongerwa guhabwa ubuzima nk'ubwo bahoranye kera. Bamwe bari mu bitaro, harimo n'abapfuye. Rero niba hari n'ikintu Satani yifuza kukunyaga kurenza ibindi, ni ubuzima bwawe. Uyu munsi rero nkuzaniye impano, nkuzaniye isengesho rivuguruza umwuka w'urupfu ku buzima bwawe. Waba uzi ko Satani ajya ateza umwuka w'urupfu abantu akabatera gukenyuka? Hari abantu benshi bapfuye kandi Uwiteka yari akibafiteho umugambi hano mu isi. Bapfa igihe cyabo kitarangiye. Hari abapfuye ari abana, hari abapfuye ari abasore, hari n'abapfuye ari bakuru, ariko Uwiteka kibakeneye ngo bavuge umurimo mu isi. Ariko Satani abajyana mu manza, Satani abajyana mu nkiko, birangira abatwaye, abakura mu buzima. Kuvuga ngo Satani yabashyizeho umwuka wo kubakenyura. None se ubundi waba uzi ko Satani ari umurezi wa bene data? Ubundi se waba uzi ko Uwiteka ari umucamanza? Ijambo ry'Imana ritubwira ko Uwiteka ari umucamanza. Cyerekana ko Uwiteka ari umucamanza. Murabyibuka ibyabaye kuri Yobu, ngo abana b'Imana bari bateranye bagaragiye Uwiteka, Satani nawe abarimo. Satani rero niho yahereye ashinja Yobu ku Uwiteka. Birangira Satani nahawe uburenganzira bwo kugerageza Yobu, aramugerageza karahava, ariko birangira umwana w'Imana Yobu Uwiteka amutsindishirije. Uribuka se igihe Kristo yabwiye Petero usenge cyane kuko Satani yagusabye? Satani se yari yasabye Petero ahaganaye. Satani rero yari yasabye Petero mu nkiko zo mu ijuru. Muvandimwe rero twagiye dusenga amasengesho atandukanye. Ufite uburyo usenga, ufite uburyo uganira n'Imana yawe, ariko ndakumenyesha ko hari amasengesho ushobora gusenga akaba nta kintu yakuraho ku byo Satani arimo kurega. Hari amasengesho ushobora gusenga akaba atavuguruza imyanzuro yafatiwe mu nkiko zo mu ijuru. Mu ijuru ntabwo haba mu rukiko rumwe, ni inkiko. Uyu munsi rero muvandimwe, ngiye kukuzanira isengesho ryaka iteka nkumira, rikumira urupfu. Ushobora kuba ufite ibibazo bitandukanye, ushobora kuba ufite abakurwanya, ushobora kuba ufite abakugerageza, ushobora kuba ufite ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko kugira ngo unabashe kurwana n'ibyo ni uko ukeneye kuba uriho. Ushobora kuba ufite abana bawe bari mu bibazo, ushobora kuba ufite umugore wawe bari mu bibazo, ushobora kuba ufite umugabo wawe bari mu bibazo, ushobora kuba ufite abavandimwe bari mu bibazo, ushobora kuba uyoboye kampani runaka ikaba igenda bigura intege, ushobora kuba ufite ikindi kintu ukora kikaba kigenda bigura intege. Mbere rero yo kugira ngo unahangane n'ibyo byose, ukeneye kuba uriho. Niba hari ikintu cya mbere ukwiye gusaba Uwiteka, ni uko azigama ubuzima bwawe, akabuzigama kugira ngo urwane n'ibindi, ariko ubyibuze ubuzima bwawe ukibufite. Uyu munsi hari abantu birukanka barwana n'ubutunzi, hari abantu birukanka barwana n'iterambere, hari abantu birukanka barwana n'ibindi byo mu isi, ariko n'ubuzima batabufite. Niyo mpamvu Kristo yabwiye abigishwa be, arababwira ati ntimukirirwe muri rangejo muzarya iki, kuko nta nubwo muzi ko n'ejo muzahageza. Buri icyo Kristo yababwiraga ni uko yari azi neza ko isaha n'isaha umwanzi yabaka ku isahani. Ntago umukozi w'Imana Yohana yari azi ko Herodiya n'umukobwa we bari bumwaka ku isahani, ariko umwuka wa Jezebel wagenze kuri Eliya, wakomeje kuzenguruka, wakomeje kugenda buke buke, ushyize Eliya mushya ari we Yohana ku isahani. Ariko Uwiteka yaduhaye uburyo bwo gutabarirwamo. Nkunda kuvuga nti umukiranutsi umwana w'Imana azabaturwa no kumenya ubwenge. Impamvu mvuga gutya nta yindi, iri ni ijambo ryanditse mu Migani 11 umurongo wa 9. Ariko ijambo ry'Imana muri Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6 rikavuga ngo abana banjye barimbutse nta kindi bazize uretse kutamenya ubwenge. Nta bundi bwenge buvugwa n'ubwenge bw'ijambo ry'Imana. Dutunze ijambo ry'Imana, ariko turitunze nk'ibitabo biraho gusa. Ijambo ry'Imana ni intsinzi ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ni intsinzi ku byananiranye byose mu izina rya Yesu. Inkiko zo mu ijuru uzazisanga muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 9 n'uwa 10, aho Daniyeli yereswe inkiko zo mu ijuru, yerekwa n'umucamanza wicaye ku ntebe yo mu nkiko zo mu ijuru. Ubona Uwiteka. Nunasoma n'ibyahishuwe nabwo uzabona uburyo Uwiteka ari umucamanza.
ijambo ry'Imana ryerekana mu buryo burambuye uburyo Uwiteka ari umucamanza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo avuze biraba, iyo ategetse birakomera, kubera ko Uwiteka ni umucamanza. Uyu munsi rero ngiye kujyana nawe mu isengesho ryo kwaka iteka mvajuru rikumira umwuka w'urupfu, iteka mvajuru rikumira umwuka wo gukenyuka. Buri muntu wese mbere y'uko agera mu isi, Uwiteka aba yaramugeneye igitabo cy'igeno, igitabo kirimo imigambi yose amufiteho. Uwo mugambi wa Satani nta wundi ni ukuburizamo umugambi ku mugambi, kugeza gukenyuye utageze kuri ya migambi Uwiteka agufiteho. Imwe mu nzira akoresha kugira ngo agukenyure Satani ni ukugukura ku ijambo ry'Imana. Imwe mu nzira akoresha ni ukuguteza ubujiji. Imwe mu nzira akoresha ni ukuguteza ubwigomeke. Imwe mu nzira akoresha ni ukuguteza gukiranirwa, yaba ukwawe n'uko imiryango yawe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko Uwiteka ahora abana gukiranirwa kwa base akageza kubuzukuruza n'ubuvivi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umuvumo udafite impamvu ntufata. Bisobanuye ko umuvumo ufite impamvu urafata. Niba rero Satani aje agasanga ku buzima bwawe hariho umuvumo w'urupfu, niba ijambo ry'Imana rivuze ngo uzakora icyaha iki n'iki no gupfa azapfa, bisobanuye yuko nta kindi kikuramira uretse umwami Yesu Kristo. Nta kindi kikuramira uretse kujya imbere ya Kristo ugatakamba. Nta kindi kikuramira uretse kujya imbere y'Imana ugatakamba, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo tuzasaba mu izina rya Kristo Uwiteka azakiduha. Ijambo ry'Imana kandi rikongera rikambwira ngo umwana w'Imana nahindukira akareka ibicumuro bye, akareka gukiranirwa kwe, akareka kutumvira Imana kwe, Uwiteka azamubabarira, azamukuraho urupfu, arusimbuza ubuzima, arusimbuza ubugingo mu izina rya Yesu. Niba rero hari ikintu ukwiye guha agaciro n'ubuzima bwawe, niba hari ikintu ukwiye gusengera kenshi gashoboka n'ubuzima bwawe, cyane cyane mu mpera z'umwaka nk'uko Satani aba yakamejeje, Satani aba akeneye ibitambo, abarozi, abapfumu baba bakeneye ibitambo, abayobozi bo mu isi y'umwijima baba bakeneye ibitambo. Uribuka ko ijambo ry'Imana riratubwira mu Befeso 6:12, ntabwo duhanganye nabi imibiri n'amaraso. Mu yandi magambo, ntabwo uhanganye na bagenzi bawe, aba wita bagenzi bawe, ntabwo uhanganye n'abo ngabo, ahubwo duhanganye n'imbaraga z'umwijima z'ahantu ho mu ijuru. Duhanganye n'abatware b'isi y'umwijima, duhanganye n'abayobora isi y'umwijima, duhanganye n'ibinyamaboko n'ibinyembaraga byo mu isi y'umwijima, n'imyuka mibi yo mu isi y'umwijima, ndetse n'abayobozi babi b'isi y'umwijima. Ubwo rero duhanganye n'imyuka. Hari imyuka duhanganye nayo tutarebesha amaso, ariko iyo myuka ikora amanywa n'ijoro kugira ngo ishyirwe itujugunye kuzimu. Ariko umwana w'Imana nta kintu kizamutabara, azatabarwa n'ururimi rwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubuzima n'urupfu biri mu mbaraga z'ururimi. Umunyabwenge azakizwa narwo, inkozi y'ibibi izarimburwa narwo. Ururimi rwawe rero ntabwo ari ukuvuga gusa ibisanzwe, ntabwo ari ukuganira gusa bisanzwe. Ururimi rwawe ugomba no kurukoresha wiyaturiraho umugisha, wiyaturiraho kubaho, wiyaturiraho kunesha. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi 118 umurongo wa 17, ntabwo nzapfa nzarama kugira ngo mvuge imirimo ikomeye y'Uwiteka Imana yanjye. Niba hari isomo ukwiye kuvuga buri munsi n'iryo, njye nkuru uko nshoboye ku buryo ntibushobora kwira ntavuze iryo somo. Zaburi 118 umurongo wa 17, sinzapfa nzarama kugira ngo mvuge imirimo ikomeye y'Uwiteka Imana yanjye. Muvandimwe, ndakwinginze iri somo ryo ryatura buri munsi. Uko ugiye kuryama ryature, uko ugiye kujya ku rugendo ryature, uko ugiye kujya ahantu runaka ubona utizeye umutekano wawe uryature, kubera ko iyi si tureba, ibyo tureba byose byaremwe mu mbaraga z'ijambo. Ni uko Uwiteka aravuga iki kibaho, ni uko Uwiteka aravuga iki kibaho. N'ibibazo byose abantu bafite byavuye mu mbaraga z'ijambo, byavuye mu mbaraga z'ubupfumu. Abapfumu nta kindi kintu bakoresha, ni amagambo, bakoresha imitongero. Iyo barimo batongera ku buzima bwawe bari ku gicaniro, nta zindi mbaraga zindi bafite, nta bisasu bya kirimbuzi bafite, ntabyo, ariko bafite imyambi. Ya myambi Pawulo yabwiye Abefeso igice cya 6 ngo twambare kwizera nk'ingabo iturinda imyambi ya Satani. Imyambi ya Satani nta yindi, ni ya mivumo. Imyambi ya Satani nta kindi, ni ya mahembe bakoherereza, ni ya myuka y'ikuzimu bakoherereza. Benshi ngo ntabwo babyemera, ariko kutabyemera kwawe ntibisobanuye ko utari umukene, kandi nutabyemera ngo unabimenye uzamurwanya uteze. Warwanya intambara utazi, warwanya umwanzi utazi. Benshi bibwira ko Satani ahambiriye ahantu ahari atazabageraho. None si ibyago mufite byaterwa nande? Niba ahambiriye, niba abadayimoni badahari, si ibi bitureba by'ibibazo byose bitezwa nande?
ninde uteza impanuka se? Ninde uzana ibyorezo mu isi se? Ninde wongereye ubusambanyi tureba se? Ninde wongereye ubwicanyi tureba se? Bene data rero mureke duhaguruke dusenge. Nta kindi kizakiza umukiranutsi uretse gusenga. Nta kindi kizakiza abanyarwanda uretse gusenga. Muve mu matiku adafite shinge na rugero, muve mu magambo adafite shinge na rugero, muve mu busambanyi, muve mu businzi, muzamuri igicaniro cy'Uwiteka. Abakurambere bacu bazamuye ibicaniro bya Baal, bazamuye ibicaniro bya za Nyabingi, bazamuye ibicaniro bya Ryangombe, bazamuye ibicaniro by'ibigirwamana bizwi n'ibitazwi. Igihe kirageze ngo tuzamure igicaniro cya Kristo. Igicaniro cya Kristo kirusha imbaraga ibicaniro byose by'ikuzimu, maze abanyarwanda dutabarwa. Nta kindi kizadutabara, nta kindi kizadutabara bene data. Nta handi gutabarwa kwacu kuri Yesu. Ibindi byose mwibwira muri ibeshya. Wowe waba uri we wese, ahandi ushaka gukura intsinzi ntayo uzabona. Ntayo uzabona. Intsinzi y'ibibazo ufite, intsinzi y'ubukene ufite, intsinzi y'ibyago ufite, intsinzi y'ibigeragezo ufite iri muri Yesu. Hanze ya Yesu nta ntsinzi ufite. Ntago intsinzi iri muri Muhammad. No, Muhammad ni umuhanuzi w'ibinyoma. Imana avuga ngo yakoreye ntayo, cyane n'ikigirwamana cy'Abarabu. Intsinzi nta handi, ntago iri mu bapfumu, mureke kuyoba. Intsinzi ntago iri mu bitambo barimo baguca. Ibitambo byateye, ariko biriya byose muri gutanga, ahubwo nibyo biguteza inyatsi, nibyo biguteza ubukene, nibyo biguteza ingorane ku buzima bwawe, kubera kuri gutanga ibitambo ku badayimoni. Intsinzi iri muri Yesu. Imenyereze kumukunda, mwimenyereze inzira nziza muzazigenderamo. Mwimenyereze inzira nziza, imenyereze gukunda Yesu, imenyereze Yesu, mukunde, umwakire mu mutima wawe. Uretse kuba ari na byiza ku buzima bwawe, nta n'amahitamo ufite noneho, nanabikumenyesha. Inzira z'igikuzimu ni nyinshi. Ushobora kunyura mu mazi ukajyayo, ushobora kunyura mu marimbo ukajyayo, ushobora kunyura mu kirere ukajyayo. Inzira zijyayo ni nyinshi, ariko inzira ijya mu ijuru ni imwe rudori. Iyo nzira yitwa Yesu Kristo. Nta yindi nzira yo gukirizwamo uretse Yesu Kristo. Rero muvandimwe, ngiye kujyana nawe mu isengesho, isengesho ryaka iteka mvajuru rikumira urupfu. Nibura ibyo uri mu Rwanda nabyo, ibigeragezo ufite, amakuba ufite, ibyago ufite, urugwane nabyo uhumeka. Kuko ushobora kuba uri kurwana nabyo, ushobora kuba uri guhangana nabyo uyu munsi, ariko ejo utazanahageza. Rero ni byiza ko byibuze wanahangana nabyo uriho kandi uhumeka, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya Yeshua. Uwiteka, mu izina rya Yesu ndagushima. Uri Imana y'ukuri, uri Imana y'amahoro. Nizereye mu ijambo ryawe Uwiteka, nizereye mu ijambo ryawe riri muri Zaburi 103. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina ry'Uhoraho. Haleluya, haleluya. Uwiteka urahambaye. Uwiteka imigambi yawe ntago igira iherezo. Uwiteka urahambaye, mu izina rya Yesu. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mutima wanjye himbaza Uhoraho. Ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Uwiteka, ntago tuzibagirwa ibyiza watugiriye. Uwiteka, ntago tuzibagirwa ko wadukuye mu icuraburindi. Uwiteka, ntago tuzibagirwa ko wadukuye mu cyobo cy'ikuzimu kitagira amazi. Uwiteka, ntago tuzibagirwa ko wadukuye mu isayo gahinda gasaze. Uwiteka, ni ubabarira ibyo nakiraniwe byose, kandi Uwiteka agakiza indwara zanjye zose. Uwiteka agacungura ubugingo bwanjye ngo butajya muri rwa rwobo. Uwiteka, uri umunyebambe. Uwiteka, uri umunyembabazi. Uwiteka, uri Imana y'ukuri. Uwiteka, mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya Yeshua. Uwiteka, ijambo ryawe rirambwira ngo aho babiri bari cyangwa batatu bavuga izina ryawe, Uwiteka uramanuka ukabana nabo. Uwiteka, ubane natwe. Uwiteka, ubane n'unkurikiye kano ka mwanya. Uwiteka, ubane natwe. Uwiteka, utumanukire mu izina rya Yesu, nk'uko wamanukiye intumwa, utumanukire mu izina rya Yesu. Uwiteka, utumanukire mu izina rya Yesu, nk'uko wamanukiye Eliya igihe yacanaga igicaniro cyawe ahanganye n'abahanuzi b'ibinyoma ba Baal. Uwiteka, utumanukire. Uwiteka, utumanukire mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi Uwiteka, ijambo ryawe rirambwira ngo icyo tuzasaba mu izina rya Yesu tuzagihabwa. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo ababiri cyangwa batatu bazasaba mu izina rya Kristo bazagihabwa. Ngewe nunteze amatwi kano ka mwanya, Uwiteka, tuje imbere yawe tukwiye ngo twakire. Turakwinginze mu izina rya Yesu, mutwakire mu nkiko zo mu ijuru. Twakire mu nkiko zo mu ijuru Uwiteka, mu izina rya Yesu. Wowe nkurikiranye, niba wizeranye nanjye ukaba ushaka kujyana nanjye mu nkiko zo mu ijuru, vuga ngo amen, maze ujyane nanjye mu isengesho. Uko nzagenda mvuga ujye usubiramo, kandi usenge uko Umwuka w'Imana akuyoboye, mu izina rya Yesu. Haleluya Yesu, haleluya Yeshua. Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo unyakire mu nkiko zo mu ijuru, kandi ndakwinginze ngo unyakire kubw'igikorwa gihambaye
umwami wacu Yesu Kristo yarangirije ku musaraba cyo kuducungura. Uwiteka nje imbere yawe, nje mu nkiko zo mu ijuru kugira ngo ume ubutabera, kuko uri umucamanza w'ukuri, uri umucamanza uca imanza zitabera. Uwiteka, Satani n'abambari be, Satani n'abarozi, Satani n'ibikoresho bye baduciriye imanza z'umwijima, baduciriye imanza zigoretse. Uwiteka, tuje imbere yawe ngo uduhe ubutabera mu izina rya Yesu. Uwiteka, tuje imbere yawe, tuje mu nkiko zo mu ijuru nk'uko biri muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 10, kandi tuje twizeye mu izina rya Yesu. Uwiteka, mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo wemerere abamarayika bo mu ijuru, abamarayika bakugaragiye kugira ngo babe abahamya muri runo rubanza. Ndakwinginze ngo Uwiteka, abahamya babe abamarayika, ibizima bine bibe abahamya mu izina rya Yesu, babatware 12 mu izina rya Yesu babe abahamya. Kandi ndakwinginze mwami mwiza ngo utwakire mu nkiko zo mu ijuru, utwakire mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndatura kandi ndizera ko abarebwa n'uru rubanza bose, yaba imyuka y'abadayimoni, yaba imyuka y'ikuzimu, yaba Satani n'abambari be, yaba Satani n'ingabo ze, yaba Satani n'urubyaro rwe ruri mu isi, bose bagomba kumvira imyanzuro iva mu rukiko rwo mu ijuru. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka uravuga bikaba kandi urategeka bigakomera. Mu izina rya Yesu Uwiteka ndakwinginze ngo ibyo byose mvuze, ibyo byose byahagurukiye kurwanya ubuzima bwanjye, ibyo byose byahagurukiye kurwanya ubuzima bw'abana b'Imana, ibyo byose byumvira imyanzuro yo mu rukiko rwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndatura kandi ndizera ko yaba imyuka y'ikuzimu, yaba inzego zikorana n'abapfumu n'abarozi mu isi, yewe yaba n'abantu inkozi z'ibibi, abagambiriye kurwanya abana b'Imana, abo bose bagomba kumvira imyanzuro y'urukiko rwo mu ijuru. Ndatura ko nta rukiko ruri hejuru y'urukiko rwo mu ijuru. Inkiko z'ikuzimu zaturenganya, ariko urukiko rwo mu ijuru ni urukiko rw'ukuri, kandi umucamanza wo mu ijuru nta wundi mucamanza uri hejuru ye. Urubanza yaciye ni ntakuka mu izina rya Yesu. Kandi Data, ndagushima mu izina rya Yesu kunyemereye kuza mu nkiko zo mu ijuru, kandi ndagushima mu izina rya Yesu ko waduhaye amahishurirwa ajyanye n'inkiko zo mu ijuru. Data rero, mu izina rya Yesu, mbere yuko ntanga ikirego cyanjye, ndakwinginze ngo umbabarire ibyaha byanjye byose, umbabarire ibyaha byanjye byose, yaba ibyo natekereje, yaba ibyo navuze, yaba ibyo nagize mu marangamutima, yaba ibyo nakoze, igihabanye n'ijambo ryawe cyose cyandanze, ndacyakira imbabazi. Uwiteka, ndakwinginze ngo umbabarire kugucumuraho. Uwiteka, ndakwinginze ngo umbabarire gukiranirwa kose, yaba ukwanjye, yewe yaba n'uko imiryango yanjye. Uwiteka, ndakwinginze ngo unyejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ndakwinginze mwami mwiza ngo ikizinga cyose cyo gukiranirwa kiri ku buzima bwanjye ukimbabarire, kandi unyeze nse na Sheregi, unyeze nse na Ezobu mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo unyakire nk'igitambo kizima kandi ushima, nk'uko biri mu Baroma 12 umurongo wa 1. Kandi ndakwinginze mwami mwiza ngo ikintu cyose cyaba kindiho cyatuma utanyakira mu nkiko zo mu ijuru ukimbabarire. Ikizinga cyose cyaba kindiho cyatuma ibyo nsaba bitumvwa, ndakwinginze ngo ukimbabarire. Ikintu cyose cyanduye cyaba kindiho cyatuma Satana antangaho ibirego, ndakwinginze ngo ukimbabarire mwami mu izina rya Yesu. Icyatuma cyose ntagaragara nk'igitambo kizima imbere yawe, ndacyakira imbabazi. Ndakwinginze ngo umbabarire mwami mwiza kwigomeka. Ndakwinginze mwami mwiza umbabarire kutumvira ijambo ryawe. Umbabarire mwami mwiza kutumvira UmwukaWera. Umbabarire mwami mwiza ubusharire. Umbabarire kuvuga nabi. Umbabarire mu izina rya Yesu umujinya, uburakari. Umbabarire mu izina rya Yesu irari. Ikibi cyose kiri mu buzima bwanjye, ndakwinginze ngo ukimbabarire. Ndakwinginze Uwiteka ngo unyeze. Ndakwinginze Uwiteka ngo untunganye. Ndakwinginze Uwiteka ngo ungire icyari mu igishya mu izina rya Yesu. Kandi ndakwinginze mwami ngo amaraso ya Yesu Kristo avuge mu cyimbo cyanjye. Mwami mwiza, ntaba ari nge wumva, ahubwo wumva ijwi ry'amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo mbabarire imigambi mibi nagize, ibyifuzo bibi, kandi mbabarire ukwifatanya kose nagize nifatanya n'ikibi. Ndakwinginze ngo mbabarire mu izina rya Yesu. Aho nagiye njajaba nyura mu bibi nongera mbigarukamo, Uwiteka ndakwinginze ngo mbabarire. Uwiteka ndakwinginze ngo unyeze. Uwiteka ndakwinginze ngo umutima wanjye utunganye, umutima wanjye uweze mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo unyeze imyanda yose y'umubiri, unyeze mu izina rya Yesu, imyanda yose y'umwuka, unyeze mu izina rya Yesu, imyanda yose iri mu bugingo, unyeze mu izina rya Yesu.
imyanda yose y'amaboko unyeze mu izina rya Yesu. Ndakwinginze mwami mwiza ngo ikintu cyose cyatuma Satani ambonaho uburenganzira bwo kungirira nabi, Uwiteka ukimbabarire. Umuzi wose w'icyaha wahesha Satani uburenganzira bwo kunshyira mu bigeragezo, Uwiteka nabyakira imbabazi. Uwiteka ndihannye, Uwiteka ndicujije, Uwiteka nakwinginze ngo mbabarire mu izina rya Yesu. Kandi ikintu cyose cyatuma Satani yitambika iri teka mvajuru ngiye kukwaka, ndakwinginze ngo ukimbabarire, ndakwinginze ngo unyeze, ndakwinginze ngo untunganye mu izina rya Yesu. Data, ijambo ryawe rirambwira ngo umwami wacu Yesu Kristo niwe utwunganira mu nkiko zo mu ijuru, niwe mwunganizi dufite. Niyo mpamvu muri uyu mwanya ntanze umwami wanjye Yesu Kristo nk'umwunganizi wanjye mu nkiko zo mu ijuru. Mwami Yesu Kristo, ngo uhaye uburenganzira bwose ukeneye, uburenganzira bwose usaba kugira ngo ubashe kumvuganira, kugira ngo ubashe kundwanirira, ndabuguhaye mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndakwemereye, nkwemereye ubuzima bwanjye bwose, nkwemereye umutima wanjye wose, winjiremo kugira ngo Mwami Yesu umburanire, winjiremo kugira ngo Mwami Yesu unyeze, maze ikintu cyose Satani akoresha ngirira nabi, Mwami Yesu gikureho mu izina rya Yesu. Unyejeshe amaraso yawe, unyejeshe igitambo watangiye ku musaraba mu izina rya Yesu. Haleluya Yesu, ndakwinginze ngo Mwami mwiza ubare wumburanira. Nta rugamba winjiyemo ngo runanirwe, nta rugamba na rumwe rwakunanira. Urugwaye rugoye izindi zose rwo gucungura umuntu wararutsinze. Urugamba rwanjye ruroroheje imbere yawe. Niyo mpamvu mwinginze Mwami mwiza ubare wumburanira, ubare wumburanira mubyeyi mu izina rya Yesu. Haleluya, ubare wumburanira mu izina rya Yesu. Kandi niringiye mu gitambo watangiye ku musaraba, niringiye mu mbabazi zawe mu izina rya Yesu. Haleluya, agakiza kawe Mwami mwiza ngatwaye nk'ingofero, kandi ubutumwa bwawe Mwami mwiza mbutwaye nk'inkweto, ndazikwese ndazifunze mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Mwami Yesu ngo unyambike gukiranuka kwawe, unyambure gukiranirwa kwanjye kose, unyambure gukiranirwa kw'imiryango yanjye kose. Haleluya, maze unyambike gukiranuka kwawe Mwami. Nta kindi cyankiza, nta kindi cyambeshaho uretse gukiranuka kwawe. Ndakwinginze ngo kunyambike nk'icyuma gikingira igituza. Ndakwinginze mu izina rya Yesu unyambike kwizera Mwami mwiza, ni wowe nizeye. Ndakwizeye Mwami, ndakwizeye nk'umucunguzi wanjye, ndatura kuri umucunguzi wanjye, ndatura kuri inzira ingeza ku bugingo, ndatura kandi mu izina rya Yesu kuri igiti cy'ubugingo Mwami mwiza. Ndakwinginze Nyagasani ngo ishami ry'ubugingo bwanjye rishamikire kuri wowe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Uwiteka rero nje imbere yawe nkwinginga ngo unshyirireho iteka rikumira umwuka w'urupfu, unshyirireho iteka rikumira umwuka wo gukenyura ubuzima bwanjye. Abarozi, abapfumu barahagurutse kugira ngo bakenyure ubuzima bw'abana b'Imana. Abarozi, abapfumu barahagurutse kugira ngo dutangeho ibitambo. Abarozi, abapfumu barahagurutse kugira ngo bice abana bacu. Abarozi, abapfumu barahagurutse kugira ngo bice abana b'Imana. Satani yarahagurutse kugira ngo yice abanyarwanda. Satani yarahagurutse kugira ngo yice abanyafurika. Mu izina rya Yesu twanze kuba ibitambo by'abadayimoni. Mu izina rya Yesu twanze kuba ibitambo by'abayobozi bo mu isi y'umwijima. Haleluya Yesu, turabyanze mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo nzavuga ijambo rizaba, kandi umucyo uzarasira inzira zanjye mu izina rya Yesu. Twanze kuba ibitambo Uwiteka by'abadayimoni, twanze kuba ibitambo bya Satani, twanze kuba ibitambo bya Yezebeli na Ahabu mu izina rya Yesu. Haleluya, turatura ko turi ibitambo by'Uwiteka, ibitambo bizima, ibitambo bizima bishima Uwiteka mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero mu izina rya Yesu Uwiteka nje imbere yawe nkwinginga ngo umpe iteka rikumira urupfu ku buzima bwanjye, unshyirireho iteka rikumira gukenyuka ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Uwiteka nizereye mu ijambo ryawe riri muri Zaburi ya 91 umurongo waho wa 15 n'umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo tuzakwambaza nawe uzatwitaba, uzabana natwe mu makuba no mu byago. Haleluya, ndagushima Uwiteka, ndagushima ko wumvise ijwi ryo gutaka kwacu. Ndagushima Uwiteka ko wumvise ijwi ryo gutaka kwanjye mu izina rya Yesu. Ndagushima Uhoraho, ndagushima Uwera wa Isirayeli, ndagushima kuko uri umubyeyi. Ndagushima Mwami mu izina rya Yesu. Nta cyiza twakoze cyatwemerera kugira ngo twitabe, ahubwo twitaba kubw'urukundo rwawe. Utwitaba Mwami mwiza kubw'urukundo wakunze umuntu, byanatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire. Ijambo ryawe rirakomeza rimbwira ngo uzadukiza kandi uduha icyubahiro mu izina rya Yesu. Umurongo wa 16 turambwira ngo uzaduhaza uburame, uzaduhaza kubaho. Iri jambo kandi Mwami mwiza rihuye n'ijambo ryawe riri muri Zaburi 118 umurongo wa 17. Ijambo rimbwira ngo ntago nzapfa nzarama kugira ngo mvuge ibikomeye
y'Uwiteka Imana yanjye. Ntago nzapfa, nzarama mu izina rya Yesu. Ntago tuzabaho kuko abarozi babishaka, ntago tuzabaho kuko Satani abishaka, ntago tuzabaho ngo nuko Satani yatugiriye ibambe. Turabyanze mu izina rya Yesu. Tuzabaho kuko Uwiteka wavuze ngo nitubeho. Tuzabaho kuko Umwami Yesu Kristo yaducunguye. Twirukanye umwuka w'urupfu, twirukanye umwuka w'urupfu nonaha mu izina rya Yesu. Kandi ijambo ryawe rirakomeza rimbwira ngo uzatwereka agakiza kawe. Uwiteka ndakwinginze ngo utwereke agakiza kawe mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya Uwiteka ndakwinginze ngo yaba ngewe nunteze amatwi utwereke agakiza kawe mu izina rya Yeshua. Ndatura agakiza ka Kristo kari ku bana b'Imana mu izina rya Yesu. Kandi ijambo ryawe rirambwira muri Yohana 10:10 ngo nta kindi kiza n'umujura uretse ibintu bitatu: kwiba, kwica ndetse no gusenya. Abarozi n'abapfumu, inkozi z'ibibi, abayobozi bo mu isi y'umwijima bahagurukiye kwica abana b'Imana, bahagurukiye gutoteza abana b'Imana. Umwuka wa Jezebel wahagurukiye kwica abana b'Imana. Abana b'Imana babakize ku ibicaniro by'abahanuzi b'ibinyoma bigambiriye kwica abana b'Imana, abanyamadini b'ibinyoma, abarozi n'abapfumu, inkoramaraso zigiye zitandukanye bagambiriye kwica abana b'Imana. Ariko Uwiteka tuje imbere yawe twatura ko Umwami wacu Yesu Kristo yaje kugira ngo tubone ubugingo kandi tububone busendereye. Haleluya. Uwiteka ndatura ko ubugingo ari umugabane wanjye. Uwiteka ndatura ko ubugingo ari umugabane w'abankurikiranye mu izina rya Yesu. Haleluya. Wowe nkurikiranye atura ko ubugingo ari umugabane wawe. Ubugingo no kubaho ni umugabane wawe. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yobu 22:28, nzavuga ijambo rizaba kandi umucyo uzarasira inzira zanjye. Haleluya. Atura ko uzabaho mu izina rya Yesu. Atura ko yaba ibyorezo, atura ko yaba intambara, yaba imyambi y'abarozi n'abapfumu, yaba impanuka, nta kizagira ku buzima bwawe ngo kiburizemo umugabe Imana igufiteho. Uwiteka ndatura ko Satani atazabona hahera yangiza ubuzima bwawe. Ndatura mu izina rya Yesu ko nta burenganzira zahabwa bwo kunyaga ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Kandi Mwami mwiza, ngendeye kuri iri jambo ryawe, biragaragara ko utadushyiriyeho iteka rikumira urupfu. Satani yiteguye kuduconshomera. Biragaragara ko utadushyiriyeho iteka rikumira abishi. Satani yiteguye guconshomera abanyarwanda. Ariko mu izina rya Yesu ndatura ko ari we buhungiro bwacu. Haleluya. Ndatura ko ubwugamo bwacu buri muri Kristo Yesu. Ndatura ko nta kindi gihome duhungiramo uretse igihome Yesu Kristo. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu nkwinginze Uwiteka ngo udushyirireho iteka rikumira urupfu rukomoka kuri Satani, urupfu rwa gitunguro, urupfu rwo mu manuka, urupfu rwo mu ndwara, urupfu rwo mu byorezo, urupfu rwo mu ntambara. Umwami Yesu arukumire. Urukumire Mwami mwiza. Mu gihe cy'amage no mu gihe cy'amakuba uturindire mu bwiza bwawe. Ijambo rya rirambwira ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwanjye, abantu 10,000 bazagwa iburyo bwanjye. Byose nzabirebesha amaso nta kimwe kizangiraho. Ndebe uko Uwiteka arimbura inkozi z'ibibi nkuko biri mu ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 91. Uwiteka ndatura ko nta kibi kizangiraho. Abanzi banjye banteye banyuze mu nzira imwe, ariko Uwiteka ubatatanyiriza mu nzira zirindwi. Haleluya. Uwiteka arabatatanije mu izina rya Yesu. Kandi ijambo rya rirambwira ngo niwe ndwanirira nkuko rwaniriye Abisiraheli. Uwiteka ukababera inkingi y'igicu ku manywa y'ihangu, kandi ukababera inkingi y'umuriro mu ijoro. Uwiteka wari uturwanirira. Uwiteka wari urwanirira abana b'Imana. Uwiteka udukize imyambi ya Satani. Abantu benshi bibeshya ko barwana nabi imibiri n'amaraso. Abantu benshi bibeshya ko bafite abanzi b'imibiri n'amaraso, ariko abanzi dufite ni Satani n'abambari be, ni Satani n'ingabo z'umwijima, ni Satani n'urubyaro rwa Jezebel, ni Satani n'urubyaro rwa Belial. Uwiteka udutabare mu izina rya Yesu. Uwiteka nkuko warinze Dawidi ukamukiza amaboko ya Sawuli, udukiza amaboko y'abanzi mu izina rya Yesu. Uwiteka nkuko wakijije Daniel mu rugobo rw'intare ukamukiza abanzi be bagakorwa n'isoni, maze intare akazisegura izindi akazisasira. Ubari kudukiza urupfu n'abadayimoni, ubari kudukiza Satani n'abambari be mu izina rya Yesu. Nkuko wakwesa Saduraka, Meshaki na Abedinego ukabakura mu muriro, maze Umwami Yesu akimanukira ubwe kabana nabo mwitanura. Mwami Yesu udukiza urupfu mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka nkuko wakijije Dawidi ukamukura mu maboko y'igihanda Goliath, Uwiteka udukure mu bihanda by'urupfu mu izina rya Yesu. Igihanda Poliwoni, igihanda Bidoni, Uwiteka udukure mu maboko yabyo mu izina rya Yesu. Haleluya. Mu izina rya Yesu umwuka w'ubupfumu wahagurukiye kurwanya abana b'Imana. Mu izina rya Yeshua umwuka w'ubupfumu wahagurukiye kuduhohotera. Umwuka ukorwe n'isoni nonaha. Umwuka w'ubupfumu umwari nonaha mu izina rya Yesu. Ndatura ko umwuka w'ubupfumu nta burenganzira ufite ku buzima bwanjye. Wowe nkurikiranye ndakwatura mu izina rya Yesu
ko umwuka w'ubupfumu nta burenganzira ufite ku buzima bwawe, umwuka w'ubupfumu nta burenganzira ufite ku muryango wawe, umwuka w'ubupfumu nta burenganzira ufite ku bana bawe, umwuka w'ubupfumu nta burenganzira ufite ku mugore wawe niba uri umugabo, nta burenganzira ufite ku mugabo wawe niba uri umugore. Haleluya, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo twahawe ubutware na Yesu Kristo. Icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizahambirwa. Uwiteka ni mu nkiko zo mu ijuru, nizeriye mu butware wampaye. Ndahambira umwuka w'urupfu mu izina rya Yesu, ndahambira satani mu izina rya Yesu, ndahambira abadayimoni mu izina rya Yesu. Haleluya, ndabakumira ku buzima bwanjye. Kandi Uwiteka ndakwinginze ngo ukumire umwuka w'urupfu ku buzima bwacu, ukumire umwuka wanduye ku buzima bwacu mwami, ukumire gukenyuka ku buzima bwacu, udukumireho Nyagasani ikibi cyose cyagambirira kutunyaga ubuzima. Ubuzima ni impano waduhaye mwami. Ikimenyimenyi nuko wemeye ko Kristo umwana wawe azakadupfira, nuko Nyagasani wari uzi akamaro k'ubuzima, akamaro k'ubuzima urakazi, niyo mpamvu waduhagije uburame mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo udushyire iteka rikumira urupfu. Kandi Uwiteka ndakwinginze ngo ibyaha byose byaranze abasekuruza bacu byakuruye urupfu, ibyaha byakuruye urupfu bitoberere mu izina rya Yesu. Ibyaha byo gusenga imana z'ibinyoma, ibyaha byo gusinya amasezerano y'ikuzimu, tubyakiye imbabazi mu izina rya Yesu. Uburenganzira bwemewe n'amategeko butuma Satani adushinja, uburenganzira bwemewe n'amategeko butuma Satani adushungura, ubwo burenganzira bwambuwe mu izina rya Yesu. Ijambo rya rirambwira ngo abana nibahindukira bakihana bakicuza, ntabwo bazazira ibyaha bya ba se na ba nyina. Niyo mpamvu mwami mwiza turicujije imbere yawe, turihannye imbere yawe. Ibyaha abasekuruza bacu bakoze turabyanze, turabyihannye, turabyicujije, twitandukanyije nabo mu izina rya Yesu. Imana bakoreye turazamaganye mu izina rya Yesu. Twamaganye imana z'ikuzimu bakoreye zanduye zo mwijima, twamaganye ibicaniro bwubatse by'ikuzimu mu izina rya Yesu. Haleluya mwami, turakwinginze ngo ingabo zo mu ijuru zirisenye mu izina rya Yesu. Ingabo zo mu ijuru zirimbura ibicaniro byose bazamuriye kurimbura abana b'Imana mu izina rya Yesu. Twitandukanyije no kwangika ku miryango yacu, twitandukanyije no kwigomeka n'ububi bwaranze imiryango yacu, twitandukanyije n'ubwicanyi bwabaranze mu izina rya Yesu. Twitandukanyije n'ubwo bwicanyi, twitandukanyije n'ubwo bwicanyi bwose bwaranze imiryango igiye itandukanye y'Abanyarwanda mu izina rya Yesu. Turakwinginze Uwiteka ngo tweze dukureho uko kwandura kose mu izina rya Yesu. Kandi ikintu cyose giha uburenganzira umwuka w'urupfu ku buzima bwacu, Uwiteka ugikureho, Uwiteka ugitesha agaciro mu izina rya Yesu, Uwiteka ukirimbure mu izina rya Yesu. Uwiteka uduha ubuzima, Uwiteka uduhe kubaho. Waravuze ngo nitubeho, Uwiteka ndatura ko tugomba kubaho mu izina rya Yesu. Ndakwinginze ngo imigozi itudurikiye ku rupfu, iyi migozi irikiye Abanyarwanda ku rupfu, iyo migozi nicike. Abanyarwanda ngo bagende bahanurirwa gupfa, ubwo buhanuzi turabuvuguruje mu izina rya Yesu. Ubuhanuzi bw'urupfu ku Banyarwanda turabuvuguruje. Uwiteka ntabwo uri Imana yishe, uri Imana ikiza. Uwemeye guhindukira, uwemeye kwihana wese Uwiteka uramutabara. Niyo mpamvu ubuhanuzi bwose bwo kurimbura Abanyarwanda turabuvuguruje mu izina rya Yesu, turabuvuguruje mu izina rya Yesu. Twemeye kwihana icyo Satani yagendeyeho cyose asaba ubuzima bw'Abanyarwanda, turakivuguruje, turihannye mu izina rya Yesu. Turatura ko turabana b'Imana, turatura ko ubuzima no kubaho ari umugabane wacu. Umugabane wacu ni ukubaho, urupfu ntabwo ari umugabane wacu mu izina rya Yesu. Haleluya, mu izina rya Yesu. Ndatura ko urupfu atari umugabane w'umuryango wanjye, ndatura ko urupfu atari umugabane w'abavandimwe banjye, ndatura ko urupfu atari umugabane w'abana b'Imana, ndatura ko urupfu atari umugabane wacu mu izina rya Yesu. Umugabane wacu ni ukubaho, umugabane wacu ni ukubaho mu izina rya Yesu. Umugabane wacu ni amahoro, ntabwo Abanyarwanda ariko tuzahora turi mu marira, turabyanze mu izina rya Yesu. Umwuka wose urupfu ku buzima bwacu turawamaganye mu izina rya Yesu. Imivumo yose ikurura ubupfu ku buzima bwacu turayamaganye mu izina rya Yesu. Ijambo rya rirambwira mu Migani 26 umurongo wa 2 ngo umuvumo udafite impamvu ntufata. Turakwinginze ngo umuvumo w'urupfu ukure ku bana b'Imana mu izina rya Yesu. Umuvumo wo gukenyuka ukure ku bana b'Imana mu izina rya Yesu. Umuvumo wo gupfa giturumbuko udukureho mu izina rya Yesu. Amasezerano yose y'ikuzimu ari ku buzima bwacu atuma Satani atugerageza, atuma Satani atugendaho, ayo masezerano Nyagasani ndakwinginze ngo yarimbure. Haleluya. Amasezerano imiryango yacu yasinyanye n'abadayimoni, amasezerano imiryango yacu yasinyanye n'abayiliminati, amasezerano imiryango yacu yasinyanye n'aba brotherhood, amasezerano imiryango yacu yasinyanye n'aba freemasons, turiyaseshe mu izina rya Yesu. Ayo masezerano yose narimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Twitandukanye n'imiryango mibi y'umwijima, twitandukanye n'imiryango y'umwijima yose ahiva ikagera, twitandukanye n'amashyirahamwe yose y'umwijima mu izina rya Yesu. Haleluya Yesu, twitandukanyije nabyo,
turakwinginze ngo ayo masezerano yose, izo ndahiro zose, ubwo bwumvikane bwose, ubu tubabare twitandukanyije nabo, yaba ibyo twasinye, yaba iby'imiryango yacu yasinye, yaba iby'abadufiteho ubutware basinye, twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu. Bitewe ko tubabarira ibicaniro twafatanyije nabyo byo mu madini y'ibinyoma, ibicaniro by'abishushanya babeshya ko ari abakorera Imana kandi ari bakorera Baal, babeshya ko ari abakorera Imana kandi bakorera Satani, twitandukanyije nabyo. Twitandukanyije n'amadini yose y'umwijima mu izina rya Yesu, amadini yihishe mu izina rya Yesu kandi ari abanyabinyoma, twitandukanyije n'ibicaniro byabo. Umwuka w'urupfu ukurikiye abo bantu, umwuka w'urupfu tugendaho ku bw'ibyo, turabirukanye mu izina rya Yesu. Uburenganzira Satani afite ku buzima bwacu nabwamburwe mu izina rya Yesu. Uwiteka rero urakoze, Uwiteka uri umwami, ndatura ko mpawe iteka nkumira, ndatura ko nkiriyeho iteka rikumira urupfu, ndatura ko urupfu rukuwe ku buzima bwanjye, ndatura ko urupfu rukuwe ku muryango wanjye mu izina rya Yesu. Urupfu ntabwo ari umugabane wanjye, urupfu ntabwo ari umugabane wanjye mu izina rya Yesu. Umugabane wanjye ni ukubaho, ndatura kandi ndizera ko nzamara iminsi yose wangeneye kubaho Uwiteka. Ndatura mu izina rya Yesu ko imyuka yose yagambaniraga ubuzima bwanjye irarimbuye mu izina rya Yesu. Imigambi ya Satani n'inzira zose yanyuriragamo ngo agirire nabo ubuzima bwanjye, ndatura ko izo nzira zivugurujwe mu izina rya Yesu. Impanuka zirarimbuye mu izina rya Yesu, ibyorezo birarimbuye mu izina rya Yesu, urupfu runyura mu ntambara rurarimbuye mu izina rya Yesu. Haleluya. Urupfu ndarwirukana mu izina rya Yesu, urupfu ndarurimbura kandi ndarwirukana mu izina rya Yesu. Ndatura ko nzasohoza imigambi yose mfiteho Uwiteka, ndatura ko igitabo cyanditsemo amasezerano yanjye kitazavuguruzwa mu izina rya Yesu, kandi ndatura ko ubatuwe na Kristo aba batuwe by'ukuri. Uwiteka gukomera no kwawe, icyubahiro ni icyawe, ngusabye nizeye kandi niringiye iri teka nkumira unshyiriyeho, niringiye ko kumiriye urupfu ku buzima bwanjye. Urakoze Uwiteka, icyubahiro n'ikibi cyawe bisabye nizeye kandi nakunezerewe mu izina rya Yesu. Amen.